Impagarike, igice twahariye ubuzima mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Kurikira Impagarike umenye uko wakwirinda indwara ndetse n'uburyo warwanya igwingira ry'abana bityo twubakire ejo hazaza heza. Ibi byose murabigezwaho n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC na World Bank. Ndabasuhuje mbani ikaze mu kiganiro kigufi giye kudufasha kwiga no gusobanukirwa indyo yuzuye nka kimwe mu muti udahenze wo kurandura igwingira n'imirire mibi. Ngiye mugiye kubana Ndemiliyene Kayitesi. Kurya neza cyangwa gufata ifunguro ryuzuyemo iby'umubiri ukeneye ntabwo bisaba kubura umutunzi cyangwa se ngo gure ibiribwa bihenze cyane, ahubwo bisaba kubuza iby'umubiri ukenera kugira ngo umuntu abe afashe intungamubiri zihagije. Mu buzima bwacu bwa buri munsi kugira ngo umuntu abeho bisaba gufata amafunguro, ariko ifunguro ryose ntabwo riba ryujuje intungamubiri. Niyo mpamvu hari indwara abantu benshi barwara ziturutse ku bumenyi buke bafite mu gutegura indyo yuzuye, harimo nk'imirire mibi ndetse n'igwingira by'abana. Muri iki kiganiro turi mu rugo rw'umubyeyi wo mu karere ka Nyabihu, ni mu murenge wa Rurembo. Agiye kutwigisha gutegura indyo yuzuye. Nimwigire hino twige. Nitwa Mukandayisenga Claudine, ntuye mu murenge wa Rurembo. Umwana wanjye afite amezi 3 kuzamura. Umwana iyo akivuka kugeza ku mezi 3 ahabwa ibere gusa, amashereka nta kindi avangiwe. Yagera hejuru y'amezi 3 agahabwa imfashabere ari yigizwe n'ibi ngibi. Iyo ngiye kubitegura mbanza nakaraba intoki n'amazi meza n'isabune. Namara gukaraba intoki nkazumutsa neza, ngafata mwaya mafunguro mba nateguriye umwana. Izi ni imboga ziri mu birinda indwara, hari ibirayi biri mu bitera imbaraga, igitoki nacyo kiri mu bitera imbaraga, indagara ziri mu byubaka umubiri, inyanya, hari ibishyimbo biri mu byubaka umubiri, hari voka, hari n'amagi. Iyo namaze kubitegura utya ngafata imboga nkazoza neza, ngafata ibirayi nkabihata neza, ngatonora n'iki gitoki, nkoza n'izi ndagara, nkoza n'inyanya nkazikeka, nkabishyira mu safuriya. Ibirayi n'igitoki n'imboga ngashyiraho n'indagara. Noneho kubera ari iby'umwana mba ndamugaburira, kiramwe amavuta make n'umunyu mukeya, kandi noneho nkabyoroshya simbyumishe cyane. Nahoze mu gikoni, none ibiryo birahiye, ngomba gukaraba amazi meza n'isabune, nkagaburira umwana mfite isuku. Intoki nkazumutsa, murabibona ni mu cyaro. Ibi nabiteguye nk'uko nabiberetse ari bibisi, ahaho noneho byahiye. Umwana agomba kurya ibiryo binombye byose bikivanga, ibirayi, igitoki nashyizemo, imboga nashyizemo, ku buryo nta kintu kiragaragaramo ukwacyo, byose bikaba imvange y'inombe imwe. Imboga n'ibishyimbo, igitoki n'ibirayi byahuye. Muri bya biryo byanjye nanombye ndafata voka natwo ntushyireho, ngaburire umwana ibiryo. Mpita mfata ryagi nkaritonora. Umwana murabona ko ryagi aririye nyuma y'ibiryo. Noneho iyo amaze kurya igikoma ngiki nacyo mba nagiteguye, harimo ifu y'imvange, harimo soya, amasaka, ibigori, yewe harimo na shisha kibondo. Twese ibi turabyemerewe. Kandi noneho aka gakoma ku mubyeyi uri konsa ni keza, bituma mu gituza amashereka aboneka. Ngomba nanjye kuba ndi kurya. Mwabonye ko nubwo nanombye ngomba gusangira n'umwana ndi kumutera peti, kugira ngo njye n'umwana wanjye tugire ubuzima bwiza. Mw'iyi ndyo yacu nateguye igitoki, ibirayi, ibishyimbo, harimo n'inyanya. Kubera bari ifunguro ry'umwana ntabwo bihenda kandi nta nubwo bikonsoma cyane. Nkaba nshishikariza buri mubyeyi wese ko yakita kw'iri somo nyujije hano. Umwana ndamugaburira akarya neza, namushyira ku munzani akagira ibiro byiza, namushyira kuri miwake akagira miwake neza, ubundi umwana agakura neza nta kibazo, mbifashijwemo n'iyi ndyo yuzuye mba nateguye.
Imirire mibi iwanjye sinshobora kuyirwaza kuko iri funguro ntegura ntabwo rigoye kuko nta nubwo rinkonsoma. Hari ibintu ababyeyi bishyiramo ngo ibiryo ngo umwana ngo arya ngo ni ifiriti n'inyama ngo ni umuceri, bakiyumvisha ko ku bushobozi bwabo batabibona. Kandi uko bigaragara ubu iyi ndyo yanjye nateguye hari ubwo igoye nta n'umubyeyi kuyibona byananira, ahubwo nuko ari ibintu twishyiramo. Yewe ibi biryo uko bisukuye biteguye n'amavuta sina ngombwa. Indyo yuzuye tuyifitiye iwacu ahubwo tukayipfusha ubusa. Buri mubyeyi wese agira isomo akuramo, ubundi abana bakaba hehe n'igwingira bakava mu mutuku no mu muhondo ubundi bakisanga mu cyatsi. Kabishema ry'umubyeyi n'igihugu bwacyo. Abantu benshi kenshi batekereza ko gutegura indyo yuzuye bisaba gushaka amafunguro ahenze, ariko ntabwo ari byo, ahubwo bisaba kumenya ubwoko bw'ibiribwa ndetse n'intungamubiri zirimo. Igomba kuba igizwe n'ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga ndetse n'ibirinda indwara. Nibyo aba babyeyi baturanye na Mukandayisenga Claudine bavuga ko batari bazi gutegura indyo yuzuye, ariko ubu babyigishijwe. Nitwa Nikuze Mediatrice, akarere na Nyabihu. Claudine turamushimye cyane kuko ntabwo twari tuzi gutegura indyo yuzuye uko bigenda, ntabwo twari tuzi ibigize. Ariko ubusazi ngize nanjye ndasobanukiwe kamenye neza no kuba nayitegura, kubanza ugakaraba intoki n'amazi meza n'isabune, kuko twebwe twafataga bya birayi, bijumba, ibishyimbo byose tukavanga. Mu by'ukuri ntabwo twari tuzi ko indagara ni ngombwa cyangwa se amagi. Twafataga tukajyana mu isoko tukagurisha, indagara zo ni kure kubi. Ariko mu by'ukuri mu ifunguro nabonye yateguye, nabonye ibintu byose yabishyizemo, harimo imboga, indagara, ashyiramo igitoki, byose kandi nyambwira ibitera imbaraga, ibirinda indwara ndetse n'ibyubaka umubiri. Byose kandi ibyo byose turabyigirira kuko ni nk'uko tuba tuzifite. Iyi ni amahirwe nigiriye n'Imana yabikoze kuba ntararwaje ingwingira, twapfaga kwirira. Ntabwo tuzi ko gukaraba intoki ari ngombwa cyane. Atubwiye ko agiye gutegura indyo yuzuye, tugomba kuza akatwigisha. Sinarinzi gutegura indyo yuzuye. Icyo nkuye aha ngaha rero mbonye ko mu birinda indwara harimo za mboga, bitera imbaraga, bya bitoki birimo n'ibirayi, mu byubaka umubiri bya bishimbo turabihinga, ntitujya kubihaha mu isoko. Ikintu rero nkuye aha ngaha nanjye ndabikora kandi mbyereke na bagenzi banjye. Buri gice cy'umubiri wacu gikenera ubwoko 13 bwa vitamine A, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, vitamine C na D na E ndetse na K. Mu gihe twariye indyo yuzuye irimo ibyo tumaze kuvuga haruguru, bigufasha kuba wakirinda indwara zituruka ku mirire mibi, harimo umubyibuho ukabije no kugwingira. Iyo ufashe indyo yuzuye byongera ubwirinzi bw'umubiri, bikatanga imbaraga ku mubiri ndetse no gusinzira neza. Ndabashimiye mwese tubanye, jye mwari kumwe muri iki kiganiro kigufi. Demilienne Kayitesi. Impagarike, igice twahariye ubuzima mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Kurikira Impagarike, menya uko wakwirinda indwara ndetse n'uburyo warwanya igwingira ry'abana, bityo twubakire ejo hazaza heza. Ibi byose murabigezwaho n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC na World Bank.